Alright, turagarutse kuri The Tony Show nk'ibisanzwe rero tugenda tubagezaho amakuru y'imikino agezweho ari kuvugwa hano mu Rwanda ku mugabane wa Afurika, amakuru y'abahanzi yose ugenda uyakurikirana hano kuri The Tony Show. Kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze twibanire ku buryohe kuri The Tony Show. Tuhere ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kuri uyu mugoroba nibwo ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka nyuma yo kwegukana Sekafa Kagame Cup. Ikipe ya Rayon Sport rero yahenze abantu basinziriye mu masaha y'ijoro cyane. Ikipe ya Rayon Sport itangaza ko yasinyishije Mohamed Ouattara, umunya Cote d'Ivoire w'imyaka 27 y'amavuko. N'umusore w'umunya Cote d'Ivoire wagiye unyura mu makipe agiye atandukanye ku mugabane wa Afurika ndetse no muri Saudi Arabia. Umusore wagiye ukina mu makipe akomeye cyane hano muri Afurika. Wakibaza tuse umusore wasinye ikipe ya Rayon Sport yanyuze mu yahe makipe ku mugabane wa Afurika? N'umusore wanyuze mu makipe nka Simba Sport Club, ni ikipe ikomeye yo muri Tanzania, ndetse n'ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudan iri kwikina shampiyona ya hano mu Rwanda. Umusore kandi yanyuze mu ikipe ya Wydad Casablanca yo mu gihugu cya Maroc, ni ikipe ikomeye cyane. N'umusore ukomeye cyane ufite izina. N'umusore ukinisha akaguru k'iburyo, n'umusore ukina mu mutima wa defense, n'umusore ukina yugarira cyane. Abasore abantu benshi bari kugenda bibaza bati se ikipe ya Rayon Sport irimo kugenda yiyubaka gutya gute? N'ikipe ya Rayon Sport rero yagiye isinyisha abakinnyi ariko abafana ntibagende babyumva gake, ariko ikipe ya Rayon Sport rero yagiye ibemeza muri Sekafa Kagame Cup. Ubu ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikora ibintu byayo gake, dore ko ikipe ya Rayon Sport yegukanye iki shampiyona cyangwa se irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. N'umusore Mohamed Ouattara, n'umusore ugiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport akagenda yongeramo experience, dore ko twarabibonye abakinnyi yagiye isinyisha muri badafite experience bamwe na bamwe nka Didier ndetse na Matumona. Umusore Mohamed Ouattara ugiye kongera experience mu ikipe ya Rayon Sport, aho ikipe ya Rayon Sport iri kugenda yitegura amarushanwa nyafurika. Ikipe ya Rayon Sport yatomboye kuzacikirana n'ikipe ya Panthère de Dunde yo mu gihugu cya Cameroon. Ese urabona ikipe ya Rayon Sport izagera mu matsinda? Tubwire muri comment. Cyangwa se ikipe ya Rayon Sport bizaba nk'ibisanzwe sezererwe rugikubita? Ariko ngiye uko mbibona ikipe ya Rayon Sport irimo iragenda itanga icyizere ko yagera kure mu marushanwa nyafurika. Ni ikipe ya Rayon Sport rero isigaje gusinyisha cyangwa se izagenda isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Twavuga ko isigaje abakinnyi bagera kuri 3 bagomba kuyongerera imbaraga mu kugira ngo ibashe kwitwara neza mu mikino nyafurika ndetse no mu marushanwa ya hano mu Rwanda. N'umusore Mohamed Ouattara umaze kuba umukinnyi wa 18 ikipe ya Rayon Sport yongeye mu mukinnyi wa 18 mushya mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje kugenda itegura ibintu byayo gake. Ni ikipe ya Rayon Sport rero irimo kwitegura kuba yafata bisi nshya yateguriwe n'umuterankunga wayo Airtel, dore ko ikipe ya Rayon Sport rero itegereje bisi nshya ya Airtel, ariko na Beka ikavuga ko nayo ishobora kuba yahereza ikipe ya Rayon Sport bisi nshya yo kuzajya yifasha mu rugendo bigiye bitandukanye, mu ngendo zigiye zitandukanye. Abantu bakebaza bati se ikipe ya Rayon Sport igomba guhita igira bisi ebyiri? Abamwe bakavuga ati ikipe ya Rayon Sport igomba kugira bisi ebyiri, iya Airtel ndetse n'iya Beka, imwe ikajya mu bagore ndetse n'ikipe n'indi ikajya mu bagabo. Nibyo kwitega cyane, tuzareba niba ikipe ya Rayon Sport igomba kuba yagira bisi ebyiri nshya. Ni ibisubizo cyangwa se ni ibintu byiza biri kugenda byiyongera mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ubu mwuka ni mwiza mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kandi itegereje imyenda mishya yo kwifashisha mu mikino nyafurika ndetse n'umwaka mushya w'imikino wa shampiyona y'u Rwanda. N'ikipe ya Rayon Sport rero itegereje imyenda mishya y'ikipe ku bafana ndetse n'ikipe ya Rayon Sport bazajya bakoresha umwaka ugiye kuza wa shampiyona ndetse n'amarushanwa nyafurika. Ikipe ya Rayon Sport rero ni imyenda mishya yateguriwe n'umuterankunga wayo J-Root. Ni imyenda myiza cyane, dore ko iyi myenda iri buze kuba yageze mu Rwanda kuri uyu wa kabiri ndetse abafana bagatangira kugenda bayigura gake. Ni
imyenda izajya cyangwa se izambara ku munsi wo ku cyumweru y'ikipe ya Rayon Sport irimo guteganya umukino wa gishuti izakina n'ikipe imwe yo hanze y'u Rwanda, aho ikipe ya Rayon Sport izaba iri kwereka abafana bayo igikombe yegukanye cya Sekafa Kagame Cup. Mu ikipe ya Rayon Sport rero ni ibintu bishya byiza biri kugenda bigerwaho. Umukinnyi musha Mohamed Watara ndetse na bisi nshya ya Airtel cyangwa se Beka yemeye kuba yayikoreshereza bisi nshya ndetse n'imyenda mishya yateguriwe cyangwa se yakorewe na Jairut, kandi Jairut turabizi ko ikora imyenda myiza ayikorera ekipe ya Simba Sports Club yo mu gihugu cya Tanzania. Ni ikipe ya Rayon Sport rero igiye kugera kuri class yo hejuru hano mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika bitewe n'ukuntu irimo kugenda yitwara neza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup yashize n'imikino nyafurika. Ikipe ya Rayon Sport biteganyijwe ko izagera mu mikino y'amatsinda. Ndagushimiye cyane, updates zigiye zitandukanye mu mupira w'amaguru, mu bahanzi, byose ugenda ubikurikirana hano kuri The Tony Show. Wowe utarakanda subscribe dukomeze twibanira mu makuru agiye atandukanye.